ariko ibyo yankoreye bizwi n'abayobozi, bizwi n'abaturage kandi Imana irabireba. Kugeza ubwo yambwira ko ntari nyina, utari mama we. ko nyina ni nyirabukwe. Yego. Kandi abo bana nabasigaranye ari 3. Yego. Umukuru yari afite imyaka 7, uwa kabiri afite imyaka 5, undi w'umuherezi nasiganye yari afite imyaka 2. Jesi nababwiye imyirondoro yanjye, navutse 4 napfakaye 98. 98. Navutse 4 mpfakaye 98, mfite abana 3. Muri iyo 98 nta mwana nongeye kubyara, ntabwo nagumanye bonyine bitewe n'ubushobozi buke nari mfite bw'isambu. Nari ntuzwe no kujya ncuruza ibyo bita amasambusa na benye n'ibijumba by'ifiriti, ibyo byabareze. Abo bana rero baje gukura bose barishakira, umuhungu arashaka ngo umuko icyo akora. Hello ladies and gentlemen, twongeye kugaruka kuri ya channel yanyu, ya channel y'abanyarwanda bayita Peto TV Show. Jewe muri kumva ni wa wundi mumenyereye, wa wundi mubana umunsi ku wundi, wa wundi umanuka mu byaro nkagera kuri ba bakecuru bamwe mu mwarataye rimwe namwe mukigira i Kigali, tukagenda tukareba uko babayeho. Hari nk'abakecuru tujya dusura ugasanga afite abana bibera i Kigali bagafashe ariko atibuka umubyeyi we. Twebwe rero nka Peto TV tuba twamanutse kugira ngo tubagereho, tubaganirize, batugezeho ibyifuzo byabo, tubereka abanyarwanda. Hari abanyarwanda bagifite imitima mizima, imitima yo gufasha, babashe kuba bagira icyo babamarira. Kandi natwe tugiye ntago tugenda n'umutwe musa, kuko ugiye gusura umuntu kirazira kugenda ntacyo ujyanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukecuru, nagira ngo tangire abasuhuza. Mukecuru kagira Imana n'abantu, kagira inka, n'abaturage, Kristo Yezu akuzwe. iteka ryose. Ko ndeba asa akanyamuneza ari kose, Nuko mbonye abashyitsi baje kumusura. mbese ubwo uratwishimiye. Ndabishimiye, mbahaye ikaze. Urakoze cyane. Iyi rero ni channel bita Peto TV Show. Wabasha kubisubiramo? Peto TV Show. Peto TV Show. Peto TV Show. Peto TV Show. Murumva ko uyu mukecuru yarize. None se muze mukecuru amazina yawe ni ayahe? Yitwa Nyirabagambanyi Konsole. Nyirabagambanyi Konsole. Umwana wa kangahe iwabo? Umwana wa 5. Twabonye ufite ikibazo. Gikomeye. Byaje bite? Ni uburwayi bwizanye. Uburwayi bwizanye. Gusa hari imbaraga z'Imana kandi zijya zibasha gukora ibikomeye. Mukecuru ujya uzizera Cyane. cyangwa wizera Imana y'u Rwanda? Oya, nizera Imana. Imana y'u Rwanda wawe uyizi? Oya, nizera Imana yo mu ijuru. Igangombe ntago umuzi? Ntabwo nzi. Si Imana imwe rukumbi. Ubu ibintu byo guterekera wapi? Ntabyo nzi ibyo ngiye. Mukecuru ko mbona ukuze. Natwe bato turabizi. Ntabwo nkuzi. Mukecuru witubeshya, nyine tuganire, natwe turi Abanyarwanda. Wenda Kiliziya yaraje ihindura ibintu, ariko ubu guterekera ntabyo uzi? Ntabyo nzi, navutse niba. Kubandwa ntabyo uzi? Ntabyo nzi. Batisima nahawe ndi mukuru imwe yonyine. Uzi Yesu Kristo gusa? Wenyine ukumbi. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Twongereho kuza kugusura, nyine turaje ngo tuganire, turaje ngo uganirize abanyarwanda. Ako kaba ari agaciyemo kugira ngo tubanze nyine tunumve mukecuru ameze ate, uburwayi bwawe ubundi nyine bwaje gute? Uburwayi bwanjye bwaje bavuga ngo ni imigozi, ngo ni imitsi. Imigozi. Kuza kwa muganga, sabe biranga. Banyohereza ku Kabutare. Kabutare biranga. Banyohereza kuri kaminuza, bancisha mu cyuma, barangije banyohereza kujya ajya muri Kine. Muri Kine kwigoroza.
bangorora akaboko n'intoki zari zaritumye biranga. Hari umushinga wanyishyuraga mitiweli witwaga Urunana Trade Union. Urunana Trade Union. Hakoraga umudamu witwaga Gasengayire Beatrice. Yego. Ubwo ngubwo bangurira icyuma nambara ku kaboko, icyuma ndacyambara, amaboko intoki zanga kurambuka, ahubwo bihita bifatana n'urubavu, bihita bifatana n'itako. Ntangira kujya njya mu bitaro buri kanya, ubwo itako rivuyeho bihita bifatana neza n'urutirigongo. Buri munsi nkajya mu bitaro, bugacya nkava mu bitaro, gutyo bukeye kaminuza inyohereza CHUK. Yego. CHUK bancisha muri sikaneri, indwara barayibura. Nkajya mu bitaro nkamara icyumweru baranyohereza. Ndaza ndongera ndwarira mu rugo, ndongera ndaremba. Yego. Ariko uri kuvuga gake cyane. Bampa transiferi nsubira ku Kabutare. Yego. Kabutare irongereza kaminuza. Kaminuza nahamaze ukwezi n'igice. Ubwo ariko abana bari bakiri mu rugo, ngifite abana bari mu rugo. Ubwo ngubwo kuri kaminuza banyohereza wa Faisal. Yego. Bancisha muri Emerayi. Emerayi niyo yabonye uburwayi bwanjye. Basanga ni ubuhe rero? Basanga ngo uburwayi bwanjye mu rutirigongo ngo harimo amazi. Amazi? Ngo utuntu turimo tugiye tumeze nk'utubariro ngo twaracimbutse, amazi ari yatembera mu rutirigongo. Barambwira ngo nintahe ngo bazantumaho. Ubwo mu gihe cyo kuntumaho kaminuza yantumyeho imbwira yuko habaye pirive. Ambwira ko nimba mfite ubushobozi nzagaruka kwivuza nta mitiweli igikora. Naraje mpita nguma aho ngaho, kaminuza ubwo biranseze ndaza ngumaha. Ndangije uko mfashwe basubira kwa muganga bakanyohereza i Butare. I Butare bakanyandikira imiti, hakaba iyo mbona kuri mitiweli, hakabaho iyo mbura nkagura. Nari mfite imirima nagabanye iwacu. Yashiriyeho. Ihangane Imana irahari mukecuru. Nifuza. Yego. Nyuma bandangira umuganga Igikonko w'umuzungu. Naho nagiyeyo. Umuganga naramvura arangije arambaza ati ese wize amashuri angahe? 6. Arambwira ati umugongo wawe ntugenewe kubagwa, ati umubiri wawe warananiwe. Ati wowe umuti nkuhaye nkurangiye. Ati jya ugenda mu gitondo usenge, manywa usenge, nijoro usenge. Ati imyaka wari kuzamara uri muzima, ati uzayimara n'uwo mugongo. Yego. Ati ntuzicare ngo wihebe, ati kuko ubuzima burakomeza. Ati hari n'abazima bazajya bafatwa bapfe kandi uraho. Ati wowe ujye wizera Imana. Ubwo ndongera nanone ndagaruka. Arambwira ati ntuzajya wumva warembye, ujya kwa muganga bakujyane, ubundi baguhe imiti igabanya uburibwe, wongere witahire. Ati ubundi usenge, ati Imana izaguhamagarira igihe cyawe cyageze. Naraje koko nibera muri ubwo buzima, abana bose baza kugenda. Barangije bari abakobwa 2, hasigara umuhungu. Yego. Umuhungu niwe nyiri ino nzu yo haruguru. Twayibonye. Yahise ayubaka azanamo umukobwa yari yarateye inda. Ariko ibyo yankoreye bizwi n'abayobozi, bizwi n'abaturage, kandi Imana irabireba. Kugeza ubwo yambwira ko ntari nyina. Utari mama we? Ko nyina ni nyirabukwe. Yego. Kandi abo bana nabasigaranye ari 3. Yego. Umukuru yari afite imyaka 7, uwa kabiri afite imyaka 5, undi w'umuherezi nasiganye yari afite imyaka 2. Jesi nababwiye imyirondoro yanjye, navutse 6/4, napfakaye 9/8.
6 navutse 6 mfakara 9 mfite abana 3. Muri iyo 9 nta mwana nongeye kubyara, ntabo nagumanye bonyine bitewe n'ubushobozi buke nari mfite bw'isambu. Nari ntuzwe no kujya ncuruza ibyo bita amasambusa na benye n'ibijumba by'ifiriti, ibyo byabarezi. Abo bana rero baje gukura bose barishakira, uwo muhungu arashaka ngo nguko icyakora uwo mukobwa mukuru niwe wampaye umwana akajya aza akankorera, niwe n'ubu n'aka gasuku umubona n'utwo twatsi. Ariko n'uwo mukobwa muto ntiyantereranye, mu bukene bwe ari ako gasabune arakama, ari ako gatenge arakama. We n'umugabo we ntacyo batankoreye. Bishatse kuvuga ko abo bana bamwe Imana yabaguhereyeho umugisha. Bampereyeho umugisha. None se wenda nguciye mu byo uri kuvuga, buri munsi se ujya wumva abantu bitabye Imana? Ndabumva kuko mfite akaradiyo. Nta nabo se wumva muri uyu mudugudu kandi bakiri bato? Ceceka, hari n'abo duturanye bapfa nkumva ndababaye ari bakiri bato. None se wari uzi ko mu ngo, urumva twe tugenda dusura abantu benshi, wari uzi ko urugo rwawe ruri mu ngo twagezemo nyine tukumirwa, hari isuku, urabona ko umeze neza, nyine twe tuharebye, uretse nko wanaganiza ukamubwira ibibazo byawe, uzi ko umuntu atapfa kumenya ko ufite ibibazo nk'ibyo? N'amambere hari nyir'umurenge witwaga Kimonyo, bantwaye ihene n'iyayo. Ubwo nyir'umudugudu aramuzana ati nguru ujye gusura umukecuru bari bibye, yari ku mudugudu witwa Rufosa yajya kumuhora. Aje arareba, ese ko nduzi uno mumama ari inkumi. Nyir'umudugudu ati nahaguruke umurebe. Mpagurutse arebye nzamuye n'iribaya, ati hangane mukecuru, ati Imana ijye kongera guhorana umucyo. Icyo gihe arashumbusha angurira n'itungo, icyo gihe angurira ihene, arambwira ati inka wayishobora? Nti sinayishobora. Icyo gihe angurira ihene. Hari ubundi kwa muganga nanone abaganga banyigishije yuko kugira ngo mbe ngifite ubuzima bugaragaza yuko nta kibazo mfite gikomeye, ko ntazajya ngira umushiha. Wowe numara gusenga ukabona utwo wiboneye twose ukarya utwo tukakunyura ntukagira umushiha. Arambwira ati akenshi ubona abantu bihuta, akenshi ubona abantu benshi bahita bapfa ni uko baba batariyakiriye. Ati none wowe genda wiyakire ubane nabyo, ati umugiraneza uzajya aboneka azajya agufasha, Imana nayo ikongerere. Ubwo ndaza ndiyakira ndatuza nyine. Impamvu nayo nkubajije kuriya, ndi kuvuga nti nyine ntabwo umuntu ageze aha yamenya uko ibintu bimeze. Ikindi kandi hari abantu nyine bagenda bapfa wowe ugasigara. Ubwo rero nyine ibyo ni ukugira ngo ku byiringiro wari ufite, kuko n'undi usanze ukomeye ushikamye, byibura hiyongereho nka 5%, ukomere wumve ko nyine ntacyo kuguhitana gihari. Uburwayi umuntu abasha kubana nabwo igihe kinini bigashoboka. Kandi nyine nkatwe nka Peto TV twifatanije nawe, niyo mpamvu tubavuze ati wenda umuntu nkawe n'igihe ubura n'umuntu uganiriza, reka byibura tuze uganiriza isi, uganiriza abantu babashe kumva nyine akari ku mutima w'umubyeyi nkawe ufite uburwayi nk'ubwo ngubwo. Wenda kuba atari kubibona yicaye, hari akavideo muri buze kubona agenda, ni ukuvuga ngo afite ubumuga bwamufashe uruhande rumwe rw'umubiri, ntabwo abasha kugenda neza nk'uko wowe ugenda. Ahari naho mperaho mbwira abantu ngo ni iki gituma wiheba, ni iki gituma wiganyira? Nimba ubona umukecuru nk'uyu afite akamwenyu, akeye mu maso, anyuzamo agaseka nubwo wenda afite akababaro runaka, hanyuma wowe uri aho ngaho nyine
agahinda karakwishe, depresiyo yarakurenze. Rubyiruko mwirinde amadepresiyo, haba hari abamama nk'aba bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kandi nimba ufite umuntu w'umubyeyi, kubera iki utanyuzamo nyine ngo umubere umwana muzima nk'uko nawe yakubyaye? Nk'uyu mubyeyi yatuganirije ku mwana we afite nyine wamunaniye, wamubereye ikirumbo, ariko tukibaza ese mukecuru, ubundi biterwa n'iki kugira ngo umwana wawe, amaraso yawe, urumva hari ukuntu nk'umwana ashoboka ati uriya mugabo wenda sinzi nimba ari na papa nubwo babivuga, ugasanga arashidikanya kuri se, ariko iyo uri mama w'umuntu ni ukuvuga ngo nta gutekinika bibaho, byanze bikunze uba uri mama we wa nyawe, kuko niwe uba waramwibyariye. Bigenda bite ngo umwana, cyangwa unabiterwa n'iki kugira umwana akwisubirane akubwira ati ntiwambyaye? Njyewe mbona ari nka shitani iba yamuteye, kubera ko nk'uwo mwana si uwo avuga sinamusambanye, se w'uwo mwana, abo bana uko ari batatu n'abasigaye, niyo wamusambanya uba uri mama we. noneho hari ubwo yavuga ati mama yarampaje ampaha hanze. Uwo ni umwana wa kabiri, uwa gatatu ni uw'umukobwa, uwa mbere ni umukobwa, uwa kabiri ni uwo muhungu wanzengereje, uwa gatatu ni umukobwa. None se ko yabasize ari batatu, nkabasigarana nkabagwira, ngira ngo uwo muhungu mvuga ntiyenda yazagira icyo amariye abakobwa bagiye, si we warangije akambwira ko ntari nyina. Sinamubatirishije nkamukomeresha, n'ubu ngubu iyo agahinda kanyeguye mfata ifoto yakomejwe, mufatisha pure nkayireba nkaturika nkarira. Gaturika ukarira. None se mukecuru, ko usanga abantu benshi bizerera mu bana b'abahungu, ugasanga abantu benshi nyine bashyira imbere abana b'abahungu cyane, nyine ubwo aha ntitwabona isomo, ihangana ariko ntabwo twakuramo isomo tukumva ko umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu bose ari bamwe. Kera rero hari hakiriho ubujiji, ukavuga ngo umuhungu niwe mwana uzagusigarira ku itongo. Ariko ubu ngubu ikintu nabwira abantu bo muri iki gihe, umwana wese ni umwana, iyo yagukundiye yaba umukobwa yaba umuhungu, ni uburinganire, nta mwana uruta undi. Ari umwuzukuru w'umuhungu, ari umwuzukuru w'umukobwa, bose nta buzukuru. Uwo mwana wawe yahindutse amaze gushaka, cyangwa na mbere y'uko ashaka nuko yari ameze? Bwa mbere yari umwana mwiza, ndindi yo mugurira igare aranyonga, ampindutse amaze gushaka umugore abyaye kabiri. Ntiwasanga umugore we utaramubaniye, kuko mw'iyi minsi usanga ba nyirabukwe b'abantu hari igihe nyine batishimira ko abahungu babo bashatse, ugasanga nibe mwabana gatarashaka aragufasha, ariko yashaka ntumukundire umugore, ugatangira kwanga umugore we. Wowe ku giti cyawe, bajya bavuga ngo nta byera ngo de, wowe ku giti cyawe utinya Imana yo mu ijuru, uyu mukazana wawe nta kibazo mwigeze mugirana kiguturutseho? None se aha hepfo hari urugo, sibyo? Aha hepfo hari urugo, aha haruguru hari urugo, kuri rwa rupangu rwo haruguru nuko bagize neza ejo bundi. Hano inyuma hari urugo, hirya hari izindi ngo. Ni hehe wabonye umuntu iyo amaze kuba mubi, abayobozi bakarinda iyo baza bakabaza abaturage bakavuga ati ibintu bimeze gutya na gutya. Umuhungu yajya kuvuga akavuga ngo abaturage bose baramwaga, abaturage bose muturanye bakwanga. Nari nkubajije we n'uwo mukazana wawe nibe nta kibazo mwigeze mugirana? Kereka rimwe niho yakinguye tuwarete, babaga mu nzu yari hano mu rugo hano, ihene iragenda igwamo, iguyemo umwana w'ihene. Nari ndyamye hariya, ese kuriya mwana w'ihene yaguyemo urabona ndi bumukurirwemo n'andi. Arangije arambwira ngo niba ubabaye ko aguyemo mvuye muri wese, genda amabyine y'uyarye. Ari umukazana wawe? Abantu bari bazamutse hano, ubu duturiye poroje mu muceri. Abantu bari bazamutse hano nk'uko bari abana nyine bakumva ibyo turimo tuvuga, cyangwa umuntu uzamutse hano gutya. Naramureze turaburana, baraza barabivuga, umudugudu musabira yuko ava muri uno mudugudu. Baramwirukana? Bati icyo ni icyaha, baramwirukana. Yaragiye ajya gukodesha ahantu mu Rwanza, naho amara umwaka avuye nk'amazi 3.
naho bamwirukana kubera gutongana. Ubwo ngubwo barankoshesheje baraza bansaba imbabazi, yego, ndazibaha imbere y'abaturage. Maze kuzibaha ngira ngo yaracururutse. yego, Nyuma rero bamaze kubaka aho haruguru arongera arangarukana. arongera kugarukana. Angarukanye rero nibwo bihuye n'amadeni ngo barimo ngo amafaranga bari baragujije, ubu baragiye ngo niba bari muri za Rusizi. Sinzi baba sinkeneye no kuhamenya kuko sinkeneye nuko nzanapfa ngo banampambe. Reka rero tugana ku musozo w'igice cya mbere cy'ikiganiro tugiranye, tubibutsa ko tuzagirana ikiganiro cya kabiri tukongera twamusura bwa kabiri. Icyo njye nakubwira ni uko abo bana ibyababaho byose ugomba kwibuka ko ari abana kandi ubaruta. Ubafatiye iyo myanzuro ntaho waba utaniye nabo. Kandi mu ijambo ry'Imana avuga ngo mu minsi ya nyuma umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Ahubwo wowe jya ubasengera uko bwije n'uko bukeye, ubasabire, ufate ishapure, ubingingire Bikira Mariya abashe kuba yabagaruramo roho nzima, kuko buriya roho nzima iba yaragiye muri bo, baba barabaye ibikange, haba hakenewe amasengesho yawe nk'umubyeyi. Wabona niyo mpamvu Imana iba ikikurinda kugira ngo ubasengere bahinduke. Ese baramutse bahindutse bakagaruka bagusaba imbabazi, ntago wabababarira? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'ikirari yaje uramwakira. Uramwakira. Katwizere ko uyu mwana wawe sinzi ngo ari hehe, sinzi ngo aherereye hehe, ariko reka twizere ko kino kiganiro kizamugeraho. Utavuze amazina ye kubw'umutekano we, gira ubutumwa bugufi umugenera, ubundi dusoza ikiganiro. Ubutumwa bugufi namugenera nk'umubyeyi, kire nuko ari ijoro ari n'amanywa, kuko namusigaranye nkamusigara ari muto. ari muto. Sinifuzaga yuko yaba umwana w'ikirara, ariko ku bwa shitani yabaye umwana w'ikirara. Ariko isaha ku isaha yavuye mu nda yanjye namutwise amezi 9. Yego, aramuhunganya aramvuna. yego. Isaha n'isaha yaza ngihumeka, namwakira. Wamwakira. Ikindi uramukunda. Ndamukunda, ahubwo azabyara yororoke ntazamere nkanjye. Murakoze cyane abari mukurikiye Peto TV Show. Iki ni igice cya mbere kiganiro twagiranaga n'uyu mubyeyi, tubibutsa ko kubazibaza impamvu aba babyeyi noneho tutigeze tubakarabya, twasangaga bafite isuku pe, twasangaga bafite isuku ihagije mu bushobozi buke bwabo, mu bukene buke bwabo. Ntago bari babantu twasura ngo dukarabye cyangwa twuhagire. Abantu twuhagira ntago wenda bari ifoto, ntago bari gushaka views. Abantu twuhagira nuko tuba dusanze bafite umwanda, twavuga ngo reka tubakarabye twe kubazana kuri kamera basa nabi. Ariko abangaba bo twasangaga basa neza. Dushimira umuyobozi uyobora uyu mudugudu. Icyo tutabura kwabwa no uyu muyobozi ni umudamu ari ku mudugudu we wadutangaje, harimo isuku. Urahagera nyine ukabona umuntu nubwo ari umukene afite isuku. Mwakoze rero kudukurikira, mukomeze mudukorere sub, mudukorere share, muduhe comment, mutwandikire, mutubwire aho muherereye, abari iburengerazuba, abari ibirasirazuba, mutubwire abari mu Kigali mu manegeka ahantu hari abantu bashaje, aba bantu baba ari inzu z'ibitabo, aba bantu bafite ibintu byinshi bavuga, ejo isi ikazabyigiraho. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.